natamani sana kuwa pale juu. Manuwe baraka hawa Lazaro ni Betania, Yesu anafaa, Yesu anagenda yote, anagenda siwa. Lazaro ni Betania, Yesu anafaa, Yesu anagenda yote, anagenda siwa. Musika Shida Lazaro, Yesu analema, imilele anamutoya. Abayahudi banabeta, ibiruka shuri mukuzini. Olera data, olera mawe, Yesu yemuzu agabasula afile vitu ayalakafa mukuri. Baraka z'umwuka we, ubushobozi bw'ejo buva ku Mana butegeka imitima y'umuryango w'uyu mubyeyi witavye Imana n'umuryango yashatsemo. Boniga abana bakomezwa n'imbaraga zitava mu isi, imbaraga ziva mu ijuru zibakomeza, imbaraga ziva mu ijuru zibasindagiza kugeza bageze ku ishimwe ryuzuye bwinshi nyuma y'iki gihe. Kubera ko nta majoro abiri yahuriza umutwe ku muntu ntibishoboka. Turabizi ko nyuma yaho hari igitoro cy'umuzuko, kandi turabizi ko nabo niba bakiri hano ku isi ibi bihe by'umubabaro bizasimburwa n'ibindi bihe. Abizera bose baraha tushikije tuvuga ngo amen. Amen. Nifuza cyane kuzaba mw'ijuru, nifuza cyane kuzaba mw'ijuru, nzabona y'umwema iteka ryose. Nifuza cyane kuzaba mw'ijuru, natamani sana kuwa pale juu, natamani sana heshima kulingana na iminsi watu wake. Mana turaguhimbara, Mana tubishize muri aya masaha y'umugoroba, muri izi mpera z'ukwezi kwa gatanu, tuzamuha izina ryawe. Ai mkengere abinyuka kulana zamura kama ine muri muremure wafashe teo umusugira zamura urugenda yegwe ariko ai tugabona makerubi maserafi n'abaganga we, kandi hariya nayo tugaramusanga turahirira we yatagade tamwa unubuki irukanuka upfuye watashye yaratashye, ariko dusabye amahoro mu mutuzo. Haleluya. Dusabye amahoro ma, dusabye amahoro ma, dusabye amahoro. Niterero y'aba
abanyarwanda icyo bita kwandagara ni ugusanga umwana yambaye inkweto zidasa ugasanga yambaye agakabutura konyine mu gatuza nta kintu yaje kurya akajya arya umuceri wonyine cyangwa ibishyimbo byonyine umuntu aba yandagaye ariko ubuhanuzi bw'umugoroba ntimuzandika Taro, Dinazayma, Taro, Dinazayma, Taro, Asakure, Asakure, Asakura bishinge saye, Taro, no ishe umukungu. Asa kureka wawandagare asa kurabishimeza asa kureka wawandagare asa kurabishimeza abemera mwananje kuri muryango utazandagara muvuge ngo haleluya Jina la Bwana libarikiwe abatazamuye mwebwe mwemeranyijwe iki siko bizaba uvarere wagahaza ubusaza bwawe ugatuma usubira mu busore bumeze nk'ubw'ikizu icya kabiri cy'ikizu ngwiyo cyananiwe muri bya bindi 10 kigira ikindi cya kugana ndetse fibiri none agere cya gatatu ngo kikijya kiki cyifushije icyo usanga inyama zifushije mu gice icyo cya mbere kigira isuku kiza kigira inyama cyihebye cyonyine kiza kigira inyama bivuga ngo abanyamwuka baza bihigira bonyine bakivumburira ibintu iyo Pastor, wishyire mu mbaraga uvumbura ibintu tuyitubahira cyangwa ni muri kumva cyane awambe reka rero babwire ubwo cyahize cyane kubera ko gikoresha imbaraga ngo kigira igihe cyo kuja ahantu kure mu gitare kikicara ku gitare ngo kikaza mu muyaga mwinshi wa muyaga ugafura amashara yose n'amababa yose inzara zikavamo umunwa ukavamo hanyuma ugategereza igihe kizongera kumera n'imababa inzara zigakomera umuntu ugakomera hanyuma ngo cyarangiza imbaraga zikagaruka muri ya zaburi rero wavugaga Dawidi yaririmba agashaka yararimo avuga iki aravuga ngo Imana yonyine ngo niyo igituma ngo azahaza ubusaza bwawe ngo bitume usubira mu busore umeze nk'ubw'ikizu iyo cyumvise imbaraga ngo kirongera kikagaruka ni ukuvuga ngo abakristo natwe iyo twakoze icyaha uretse abanyafurika ariko twenyine tugira izi mbaraga zitambuka abandi bajya bakora umupasiteri agakora umwaka warangiye akajya muri koje y'amezi 3 naho twebwe umuntu azajya icyumweru kimwe bamwe bakajya bandika ngo njye muzaza z'abaragarutse abandi bajya baruhuka amezi 3 bimeze nk'itwoga biza amateka y'ikizu umupasiteri akagenda akabanza agasubiramo nk'uvuga n'intaha n'ingaya hariya nijoro ndaza gusubira mu mutwe biriya byo bagombaga kubivuga ese biriya babivugira iki ese iyo witwara gutya ivyo basi bikora muri retraite y'ijoro
ngomba kumara kintu kwezi ngafata ibikwanka mubanga kazaza mese ciki kazaza ijwi ryarasubiye ku murongo kazaza noneho yerekwa ritavangiye ariko umupasiteri wo muri Afurika wogenda amezi 3 yosanga nakashe barayitwara kureka hakiba cyicaye ku ibuye ngo biragaragaza ko cyicaye kuri Kristo. Kristo ni mu rutare tusipojenga juu ya Yesu. Haya ni komeni singizi zose Yesu kabisa tujenge juu ya Yesu. Uyu Yesu rero cyane bavuga abenshi bamwitiranya n'amafaranga abandi bamwitiranya na visa umugabo abona visa barakoresha fete uyatsindiye ngo green card kandi uba ntaraje arabari kugufeta baca mu gitondo kabisa kisenesi niko kwisi semwe nabaretse bikabegerera umuntu bamubwira ngo yatsindiye green card akabaka ikimasa baca mu gitondo bakamubwira ngo uretse ngo tuzareba undi mwaka ukuvuga ngo ukwiye kwizera Yesu kubaka kuri Yesu. Uwo Yesu namenye yadutiye twase Niki twakora mbere yuko dupfa wakora iki? Yaravumbuye bitatu kagere ku bagabo uje kuba amakuru yose biravuga hakiri kare buri umudamu amakonte mubwira amadeni yongeyemo n'akantu wenda hano sinzi ko harurimo yongera n'akandi kavuga ngo niba ari n'umwana wabyaye ahandi kazasigara yandagara waragiye kuko si ukuri kutazagira ushaka ngo tujye tubasigirize cyane yashyira mu gitabo y'umudamu makuru yanjye tuzadusohoka ngo ntitugaruke twaryama ntitubyuke twazinduka ntitutahe twirinda kuza turimo dufundikanya ngo yagiraga imirimo myiza igihe reka rero mbabwire kimwe gisigaye nabonye mu bintu byose byajyamo sindamenya ko ari ukuri. Iyo hari umuntu watashye akaba hari ubuhamya yari afite iyo tutazi ahagaze neza ikiyo cyonyine kijya kimuvuga uramushyira mu indirimbo ikaba iba gato umuvuga ngo tumwaka amahinduka gato ibintu byose bikoroha wagera mu kindi ukamusanga n'abaprotokole bararakaye komite itegura ikiriyo igashwana nakubitaho urubuga umunsi ugashyira ntawe wiyanditse none twaretse kubishyira iyo ujya uvuga kare cyangwa amakuru bwira umudamu uti rero yagiye
aka ni agakarita ka ATM umubare w'ibanga n'umwe momo umubare n'umwe password ya telefone iyi hanyuma pasiteri muri kaziti y'ibihumbi ijana uzabimubaza nawe rero bari kubaza uhite wishyura ariko bazashamburiye muri uyu mugoroba kandi sinabihagurukanye ndamutagira narimo nivugira ikizu none umva icya kabiri twakora mbere yuko tugenda tworohe abantu bararemereye mu rugo abantu barakakaye tworohe oroha borohera ababyeyi borohera umudamu borohera abana abakirisitu tworohere mu nsengero abashumba tuborohere abaririmbyi mworohere ibintu byo guhana abantu mu murimo muhaye icyumweru mu muhanda ese byabaye urukiko ryabo ko twahindutse ari umuhamagaro ngo ntiyarepese ibyari amasengesho bigahinduka inama abashumba bajya mu nama abashumba ba kera bajyaga mu nama bakaniganira iyo ntawe wavugaga amakuru hanze ariko twebwe turi mu kuyatanga ngo bakuvuzeho twajya kuvuga umuntu mu nshingano umupasiteri ngo anasize ntavuze mu rugo ngo reka nandike mesaje agahita yandikira wa wundi ngo bakwizeho ngo kandi umuntu ukwanze ngo ni muhire ejo nahuraga n'umukristo mwaramutse bavuye mu nama abashumba tworohe tugire ibanga ry'akazi haleluya hanyuma icyanyuma cya gatatu wiyerekana ubugiwe wivuge mu rusengero cyangwa kubwira pasiteri uti pasiteri tujye umfasha iyo uhagurutse njya n'amasinzira ntabwo uba pasiteri ahita ashaka amavuta ashaka imisitari naho mwese icyo naneze n'icyo nashinge n'uko namashi kuzikosora cyane ego pasiteri umusoro watunesheje ariko imana imumusha pasiteri yagera hirya uraho ngo ntabizi ko atigeze ngo ntabizi ivuge igaragaze ureke kubika inabi n'ishyari ureke kubika umushiha dore twahuye n'amagare Yesu uzi kufita amagare ariho ibyo batengeye aza gusaba apostle hariya aza duseke byamubaha amavuta ibi byose muzamubona twe twiba twikanganira naho bibi wacu abandi iyo bamuvuze bize ariko ese twebwe byagenze ko turi muri new generation ntabyagenze muraya bava mu pasiteri ngo ni umujama pasiteri ntabwo umujama cyangwa ari umubyeyi Zaburi ya 106 umurongo wa 4 nicyo gituma tutazatinya nawe isi yahinduka. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa ndio isi yahindutse, ejo ni iwanjye, ejo ni iwawe. Ariko nubwo isi yahinduka ntituzatinya. Muhaguruke
Tukolere rulemanga bagafwa kushezi ibintu bitu bigaragatangira wiyamana bigira muri tugera muya banayira ko tuze turi kurenga bigira muri tugera muya. Reka muvuge mu buryo bw'ubukirisitu. Yakundaga gusenga agasenga avuga ese ugira ibyifuzo nyawe bitaza bituma Imana reka ruhukire mu mahoro. Amen. Yagiraga urukundo, agakunda abantu bose, akagira amahoro, akagira umutuzo. Yari umwizerwa. Ikintu yagiraga kiruta abantu bose bo muri iki gihe, yagiraga ukuri. Wavuga akagutega amatwi. Ni ukuri mpagaze imbere y'Imana n'imbere y'abantu bayo. Twarinze gutandukana na benshi, ntarabona arakaye, ntarabona benshi arakaye cyangwa ngo avuge biki. Oya, benshi yaramugeze. Benshi yakoreye Imana. Benshi yaradukorera mu muryango, abagabo bahari bo kubihana barahari. Yari umwizerwa kuko wamutumaga yarazaga akakubwira detaye n'ibiceri yagaruye 200 akaza akayagurambika imbere. Yari umuntu udasanzwe, yari umuntu utameze nk'ab'iki gihe. Manega wihangane, Imana izagushubusha aruhukira mu